ndashaka kukwibutsa ko amaboko y'abantu adahari, hari amaboko y'Imana. Amaboko yakujugunya agihari, hari amaboko azakuramira. Twicaye imbere y'Imana, ivuga bikaba, yategeka bigako. Ndashaka kuguha amakuru. Arakubwiye ngo ntabwo uzabyara. Abana tubagurira mu isoko ryo mu ijuru, ahangaha twateraniye barahari. Barakubwiye ngo ntacyo uzageraho, amaboko y'abantu natakikugezaho, Imana izakikugezaho. Ndafashijwe mwene Kirisi. Umwami akubera umuturanyi wa bugufi. Abyimura atabibyiye, ntabwo abiha piriyave, nta nubwo abiha amatangazo, nta nubwo abibwira ngo ryari, ahubwo iyo ahageze abyimura atabibyiye. Imana igira ibintu yimuri bitungu. Ubwo abantu bose bakwitegereje, ntihagira ukurengera. Nubwo wagize abaturanyi bakakubera babi, nubwo bakoherereza amahembe barahutuye, umva ukuntu ijuru rivuze. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Basoje mu izina rya Yesu. Haleluya. Turaza kuririmbana indirimbo y'145 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ubwo abaririmbyi barabidufiriramo neza, baraza hano banadufashe kuririmba. Mufate Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Abalewi igice cya 26. Abantu bageze hano nivuze, nitwa Turatsinze Eric, umukristo wo muri paruwasi ya Gatenga ku itorero rya Karambo. Imana iduhana umugisha. Igitabo cy'Abalewi 26. Abalewi 26. 26:11 haravuze ngo nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye muri Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabaremereraga, bagendesha mwe. Namwe niko yego bagendesha. Reka twongere dusubiremo. Bibiliya iravuze ngo nanjye nzashira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe mube ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yabakuriye muri Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabahitamishaga, bagendesha mwemye. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashaka ko tuganira ijambo ryoroshye gufata mu mutwe. Yego, ndashaka ko tuganira ijambo ryoroshye gufata mu mutwe, ridakomeye, riroroshye cyane. Rivuze ngo Uwiteka tubera umuturanyi wa bugufi. Ryoroshye? Munyitabe ngo amen. Ndashaka ko tuganira ijambo ryoroshye gufata mu mutwe, ryoroshye wagendana, rikagira ibintu biri gukangarira. Rivuze ngo Uwiteka tubere umuturanyi wa hehe? Wa bugufi. Mu bintu dukeneye turi imbere y'Imana, twaje mu nzu y'Imana, dukeneye ko Umwami tubera umuturanyi wa hehe? Wa bugufi. Iri jambo rivuze umuturanyi wa bugufi risobanuye ko iyo Uwiteka kubereye umuturanyi wa bugufi,
hari ibintu biguhunga utabisengeye kubera ko Uwiteka bari aho ngaho hafi. Ijambo rya kabiri munyitabe ngo amen. Ntabwo Uwiteka ashobora kuba umuturanyi wa bugufi atagize ibintu yimura. Iyo Uwiteka aje kukubera umuturanyi wa bugufi agira ibintu abanza kwimura kugira ngo ahature. Ndafashijwe kandi ubwo ushaka washyiraho icyifuzo cyawe ni ibintu byoroshye kugira ngo Uwiteka kubera umuturanyi wa bugufi agira ibintu abanza kwimura. Umva ikintu umukundiye, abyimura atabibwiye, ntabwo abiha piriyave, nta nubwo abiha amatangazo, nta nubwo abibwira ngo ryari, ahubwo iyo ahageze abyimura atabibwiye. Imana igira ibintu yimura bitunguye muri iri teraniro. Umwami akubera umuturanyi wa bugufi. Nahoze nsoma numva ndanezewe, ndashaka ko tuganira ku Mana cyane. Munyitabe ngo amen. Nahoze nsoma nsanga Abisirayeli bageze ku nyanja itukura. Mbere yuko bagera ku nyanja itukura bahuye n'ikibazo gikomeye, ngo hari amasezerano batari bagiranye na Farawo yuko Farawo ari bo bakurikire, ngo ariko Farawo yica amasezerano bari bagiranye, afata umwanzuro wo kubakurikira. Ngo bageze iruhande rw'inyanja Farawo arabakurikira, ngo abakurikirana n'amagare n'ingabo ze zose. Ngo aravuga ngo mubavuye ahangaha nta n'umwe uri buncike. Ngo kubera ko Imana yari babereye umuturanyi wa bugufi, ngo irabirebera byitegereza imenya ko hari imigambi y'ababakurikiye. Ngo imaze kubyitegereza, ngo mu gicuku cya nijoro ikora akantu keza, ngo ikura ya nkingi y'igice imbere iyishyira inyuma. Ndafashwe kandi iri jambo rivuze ngo iyikura imbere yishyira inyuma rirasobanuye ngo ibyaduhigaga Imana ibiteje inzitizi zitumye bitatugeraho. Ibiteje inzitizi muri aya materaniro bituma bitaterima. Nayikunze yera ngo ihiti wagira ngo ndabizi ko muri ubu butayu murimo amashanyarazi ntabwo yari yahagera, ndabizi ko muri ubu butayu murimo amatara atarahagera, ndabashira inkingi inyuma ibamurikira imbere hose aho mugiye, kandi iyi nkingi ndashiramo n'urukuta rubera umwijima ibibakurikiye. Ibigukurikiye Imana ibiteza umwijima muri iri teraniro. Hari abantu dukundanye ngo bayihe icyubahiro yera. Ndashaka kubaha amakuru. Munyitabe ngo amen. Munyitabe ngo amen. Ngo Imana imaze gukangara Farawo ababwiye ngo ashiramo akariro gake na feri kubakurikira. Hari ikintu nyikundiye yera abaroko. Haleluya. Ngo bageze ku nyanja itukura Imana irababwira ngo oya, muhise mwambuka, ntabwo imbaraga zanjye zagaragara, musubire inyuma amahema, musubiye inyuma gatoya. Ndafashwe kandi ndashaka kukwibutsa ko impamvu utakomeje umuvuduko Imana yashakaga kugaragaza imirimo yayo. Nubwo wasubiye inyuma gatoya bakakuvuga, hari icyo Imana yiteguye gukora. Nubwo wasubiye inyuma gato ukambara ubusa, hari umugambi w'Imana utanduka. Munyitabe mutere haleluya. Ndashaka kubaha amakuru. Munyitabe ngo amen. Ejo bundi Yosefu Imana yamubereye umuturanyi wa bugufi kwa Potifari. Muka Potifari aramubwira ngo ngewe ndaguha kuyobora igipangu. Yosefu aramubwira ngo ntabwo mfite iyerekwa ryo kuyobora igipangu, mfite iyerekwa ryo kuyobora igihugu. Aramubwira ngo umwitero ndawusigarana. Yosefu aramubwira ngo icyo Imana yamvuzeho ndakigendana. Nubwo bagutwaye umwitero w'inaha, uwo mu ijuru uracyariho. Zinima ngo muka Potifari aravuga ngo turakujyana muri gereza, afatikanyije
n'umugabo we ngo Imana irabireba iri mu ijuru iravuga ngo bitewe nuko Yozefu anejeje ntabwo azasazira muri gereza, azasazira ibwami. Nubwo ibihe byawe bibaye bibi ntabwo uzasazira mu bihe bibi, uzasazira mu bihe byiza. Ku bantu bubahishije Imana muzasazira mu bihe byiza. Imana itanga amasazi. Imana ihindura. Imana ndafashijwe kandi munyitabe ngo amen, munyitabe ngo amen. Ngo bukeye ngo baraza, ngo bageze muri gereza bararota. Ndashaka kukwibutsa ko gereza urimo Imana yoherezamo abantu barota mu izina rya Yesu, kugira ngo bamenye ko utunze Imana. Gereza wicayemo Imana yoherezamo abantu barota, yoherezamo abantu bajyana amakuru. Ndafashwe kandi munyitabe ngo amen. Mu bintu bigaragaza ko Imana ikubereye umuturanyi wa bugufi, gereza wicayemo Imana yoherezamo abantu barota. Kandi aba bantu barota ni baba bavuye ipfiriya, baba bavuye iriya hejuru. Ndashaka kubibutsa ikintu gikomeye. Yabwiye Yakobo, aramubwira ngo umva Yakobo, amatungo nari narayaguhaye mfite ubushobozi bwo kuyakwaka. Aramubwira ngo n'abagore naguhaye mfite ubushobozi bwo kuyakunyaga. Ngo iyavuganye na Yakobo iza kuvugana na Yakobo bwa kabiri. Ndagira ngo nkwibutse ko iyavuganye nawe bwa mbere igiye kugaruka kuvuga ishyira ibintu mu bikorwa. Hanyuma ngo imaze kuvugana nawe imubwira ijambo ryiza, iramubwira ngo nabibonye ko Labani agukurikiye, ariko nohereje intumwa aka kanya zo kumukangara mu bintu byaguhigaga. Imana ibigukangarire. Mu badayimoni bagukurikiranaga Imana ibagukangarire. Gukangarira abadayimoni b'igisuzuguriro, gukangarira abadayimoni b'amagambo, gukangarira abadayimoni bo kudatera imbere. Munyitabe muhaguruke mutere haleluya. Ndashaka kubaha amakuru, munyitabe ngo amen. Uwaririmbye 108 bamubwiye ngo dukurikije uko byagenze uzakabamo agakiza umwaka umwe. Arababwira ngo ngewe mfite amakuru, ngewe ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Baramubwira bati dukurikije uko tubibona tuzakoherereza amahembe imbaraga zawe ziburizwemo. Arababwira ngo nibyo amahembe mwari kuzayohereza, ariko mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe uwo nguwo nzahorane. Baramubwira ngo turabizi ko ukeneye ubutunzi, mu butunzi nta kintu tuzagufasha. Arababwira ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo baramubwira ngo turabizi ko irimbi ry'urusororo rigutegereje. Arababwira ngo ngewe n'intumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa. Aravuga ngo nzabona ihirwe ngiye. Twebwe ntabwo gahunda ari ukumanuka, gahunda ni ukuzamuka, gahunda ni munyitabe haleluya. Fatira ikiganza mugenzi wawe nkubwira akantu keza umubwire. Mumbwirire ngo abari bagutegerejeho kumanuka basubiza amerwe mwisaho. Gahunda ni ukuzamuka, gahunda ni ukugira gute barakore, ni ukuzamuka. Dukomere Imana mu mashyi, Imana ibampera umugisha. Ndashaka kubabwira ko mu bintu dukeneye ko Imana itubera umuturanyi wa bugufi. Mu bintu ntabwo munyumvise, munyitabe ngo amen. Mu bintu dukeneye ko Imana itubera umuturanyi wa hehe. Sinzi impamvu mutarabikurura, impamvu wagiye gucuruza bikanga, ukeneye umuturanyi uhamagara abakiriya bigako. Murakoze, Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo nzababera Imana yanyu kandi nzashira ubuturo bwanjye bwera hagati muri mwebwe. Impamvu Imana yababwiye ngo izashira ubuturo bwayo hagati muri bo kandi igendane nabo, Imana yabirebye ko bagoswe n'abanzi benshi, yari yabibonye ko bagoswe n'amahanga abarwanya.
irayazi. Ndashaka kukwibutsa ko abanzi bakugose Imana ibazi, yabarebye irabitegereza, iravuga ngo bashobora kuzakubikira bakakurangiza. Kugira ngo batakubikira rero ije gutura iruhande rwawe aho ngaho. Ndafashijwe kandi munyitabe mwame. Iri jambo Yesu yarivuzeho, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 14:23, yavuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Aravuga ngo njyewe na Data tuzaza ahari tugumane nawe. Ndashaka kukwibutsa ko abashakaga kukwimura bagiye kukwimura ahantu Imana iri. Ntabwo Imana ikibyemeye. Muri iri teraniro Imana irabya komfashijwe kandi munyitabe ngo amen. Yesu abivugaho neza, avuga ngo uyu muntu namara kunkunda njyewe na Data tuzaza ahari. Iri jambo rivuze ngo njyewe na Data tuzaza ahari rirasobanuye ngo abadayimoni bakohererezaga nijoro uryamye Imana yemeye kubagukingira kuko ntabwo bakugezeho. Njyewe na Data tuzaza ahari, tubane nawe, tugumane nawe. Iri jambo rivuze ngo tugumane nawe rirasobanuye ngo ku buriri waryamagaho hiyongeyeho undi muntu woherejwe nijoro. Mana uzi ko mfashijwe munyitabe ngo amen. Hiyongeyeho undi muntu, uyu muntu nubwo atatumiwe ariko araje kugira ngo akubere umuturanyi. Mana ubimana ndayikunda, munyitabe ngo amen, munyitabe ngo amen. Ari umunsi Domisiyani yabwiye Yohana, aramubwira ngo umva Yohana, nkurikije amakuru ndimo kubona ndashaka kukwica nkakwemeza. Ibyo wibwiraga byose nkabuburizamo, ngaramufunga bifata ubusa, akora ibindi byose yagombaga gukora bifata ubusa. Aramubwira ngo kugira ngo nkwemeze bwa nyuma ngomba kugukaranga mu ngunguru y'amavuta. Ngo babahamagaye Yohana ngajya mu ngunguru y'amavuta. Ngo Yohana akihageraho bacaniye umuriro, ingijwi ry'Imana rimubereye umuturanyi wa bugufi riramwongorera, riramubwira ngo ukigera mu ngunguru umanura ivi hasi usenge. Ngo akigera mu ngunguru iva rimanura hasi. Ngo akirimanura hasi yumva imbaraga z'umwuka wera ziramanutse. Ngo abayuzuye umwuka wera arazamuka kubita ingunguru, arababwira ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ngo umutware watwaraga abasirikare, umugaba mukuru w'ingabo, aravuga ngo aba bantu batugambaniye. Ngo yegera umuriro aracana kugira ngo acanire Yohana mu ngunguru y'amavuta. Ngo Yohana ku nshuro ya kabiri Imana iramubwira ngo ibanye nawe bwa mbere irongera ibane nawe bwa kabiri. Ngo imaze kubana nawe ngo yinjira mu ngunguru bwa kabiri. Ngo ku nshuro ya kabiri arongera aruzuzwa. Ngo aramubwira ngo kandi uko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Ngo akivuga ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, igisasi cy'amavuta kiba gitarukiye ku mugaba mukuru w'ingabo kikimugeraho ngo barafashwe. Agifatwa ahindukirira umwami, aramubwira ngo uyu Yesu bavuga nanjye ndamwemeye, muri aka kanya ndamwizeye. Imana igukorera igitangaza gituma abami babona Imana. Imana igukorera igitangaza gituma bakugenzaga bahindura amagambo bakavuga ngo tubonye Imana. Ndashaka kuguha amakuru. Arakubwiye ngo ntabwo uzabyara, abana tubagurira mu isoko ryo mu ijuru, ahangaha twateraniye barahari. Barakubwiye ngo ntacyo uzageraho, amaboko y'abantu natakikugezaho Imana izakikugezaho. Ndafashijwe mwene Kirisi. Umva ukuntu yavuze ngo kera abantu bakwiringiraga, abo ngabo bari mu mahoro. Aravuga ngo tugufite ntabwo twifuza. Ndashaka kukwibutsa ko amaboko y'abantu adahari hari amaboko y'Imana. Amaboko yakujugunya gihari hari amaboko azakuramira. Twicaye imbere y'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakora. Kora na Biramu na Datani barateranye, babaza Mose ngo Mose ko tukubona ugenda nk'umuntu nk'abandi, akaho wavutse tuhaza, ni gute wavuga ko Imana ivugira muri wowe wenyine, twebwe Imana itagituvugiramo? Ni iki gituma twebwe Imana itatuvugiramo? Baramubwira ngo uko tubibona turi kubona waratuyobe.
none kubera ko watuyobeje turashaka kwishakira umugaba. Nta kindi kintu twongera kuvugana nawe. Ngo Imana igenderera Mose, iramubwira ngo umva Mose, hari inama bagiyemo, bagiye mu nama yo kukugambanira. Mose ntabwo wari uyirimo, ariko iyi nama nari nyikubereyemo. Ndashaka kubibutsa ko inama abadayimoni bakoze nubwo mutagiyeyo, ariko Imana yari iriyo. Ngo baraganira, baravuga ngo Mose ejo nk'iki gihe tuzamuhirika ku ngoma. Ndashaka kubibutsa ko itariki bavuze ko ubuzima bwawe butazakunda niyo tariki Imana izatabarira, nubwo abantu batabyemera. Niyo tariki Imana izatabarira. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo rya kabiri, Yesu yagiye i Yerusalemu. Yesu agiye i Yerusalemu, yagiye mu rusengero aganira n'abigishwa, ariko hariho abafarisayo n'abasadukayo, hariho n'abazerote n'abaherode, ariko ndashaka kuvugamo abantu babiri gusa. Ngo ageze i Yerusalemu baramubwira ngo umva mwene Mariya wo kwa Yosefu tuzi, iyo uba uri Mesiya ukora ibitangaza, wagakwiye kuba warakoze ibitangaza bituma natwe tukwemera. Yesu arababwira ngo ntabwo ari cyo cyanzanye. Yesaya ngo yarabihanuye ngo aba bantu bazaba bafite amatwi ariko batarimo kumva, ngo bafite n'amaso ariko bagize gute? Batabona. Ngakorana na bikiganiro. Hari akantu nakunzemo rero, ibice 8 kwa Yohana 8:59. Ngo amaze gukorana na bikiganiro baramurakarira. Ngo bamaze kumurakarira, ngo bagambirira kumuterera amabuye mu rusengero bakamwica. Ngo bagambiriye kumuterera amabuye mu rusengero, ngo Yesu ngo arasohoka arabihisha. Muri iri teraniro mu byagambiriye kugutera amabuye, Imana ibiguhishe mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Seduraka na Mishaki na Abedenego bajya ibwami, ariko Imana ibabereye umuturanyi wa bugufi. Ngo bajyana n'abandi kwiga iby'uburozi n'ubukonikoni, ngo ariko imitima yabo ntiyabyiga, imitima yabo iguma ku Mana. Fizikali bajya mu mbaraga zo kwa Nebukadinezeri, ariko mu buryo bw'umwuka bahagararana n'Imana. Ngo bamaze guhagararana n'Imana, ngo igihe kiragera babazamura mu ntera. Ngo bakimara kubazamura mu ntera, ngo igihe kiragera ngo bakora ikigirwamana mu kibaya cya Dura. Bakoze ikigirwamana mu kibaya cya Dura, ngo ubasanga Seduraka na Mishaki na Abedenego. Ntabwo tuzi ahantu Daniyeli yari yagiye. Ngo barababwira ngo dukurikije uko tubibona turashaka ko namwe mubarara mugapfukamira iki kigirwamana. Ngo ariko bavuga ijambo ryiza, iryo nshaka gutindaho, munyitabe ngo amen. Ngo babwira umwami ngo Imana yacu twizeye ntabwo itwemerera ko dupfukamira ibigirwamana. Ijambo rya kabiri, babwira umwami ngo twebwe ahangaha duhagaze dufite umuturanyi wa bugufi. Umwami arababaza ngo umuturanyi ari hehe? Baramubwira ngo nubwo utamureba ariko arahari. Ngo baravuga ngo twebwe dukurikije uko tubibona nta mpamvu n'imwe yatuma tugupfukamira. Ngo umwami arababwira ngo mbese ninde uzabakiza amaboko yanjye? Ngo basubiza umwami ijambo ryiza, baramubwira ngo wowe ntabwo ufite amaboko ahubwo ufite ukuboko, ahubwo Imana twizeye niyo ifite amaboko. Ngo bakivuga gutyo umwami arababwira ngo ariko ibyo bintu murimo kuvuga ni mwebwe mwabyitumye, ndabinginze noneho mubikore. Bishatse kuvuga ngo umwami yari afite ubwoba ko bashobora kumuhirika ku ngoma. Ariko bavuga ijambo ryiza, baravuga ngo Imana yacu twizeye ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Umva akantu keza dukeneye turi mu gatare. Umva akantu keza, bavuze ngo ariko naho itadukiza. Aha niho nshaka ko dutinda. Haravuze ngo ariko naho itagira gute? Itadukiza. Naho itadukiza. Naho tutashaka, naho batadukunda, naho bitagenda gute, baravuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma tuva ku Mana. Baba batangiye guhana ubuhamya, baba batangiye kuvuga ngo igihe
tukiri abana twahuye n'ibyago byinshi, twahuye n'ibiza byinshi, ariko duhura n'umuturanyi wa bugufi. Umuturanyi wa bugufi agenda aturenza ibyago, aturenza ibyago, aturenza amakuba. Bavuga ijambo ryiza, baravuga ngo Imana yabanye natwe tukiri insuzugurwa, ntabwo twayisuzugura dufite icyubahiro. Barangije ngo Nebukadinezari angazabiranwa n'uburakari, aravuga ngo muhite mubajugunya mu itanura ry'umuriro vuba, kuko aba bantu baransuzuguye. Ngo nabo bakora ikintu cyiza, ngo barabanza bariyeza. Bamaze kwiyeza ngo begera Imana bundi bushya, ngo abantu babafashe babajugunya mu itanura ry'umuriro, ngo ibirimi birabasumira, bikimara kubasumira bahita bapfa. Ijambo ry'ubuhanuzi rivuze ngo iki? Rirasobanuye ngo nubwo hari umuriro bagucaniye, Imana yiteguye gutanga igitambo. Nubwo igitambo utakibona, ariko igitambo kirahari. Ngo umuriro urabasumira bahita bapfa. Hari ibintu Imana yiteguye kwica imbere yawe kugira ngo abadayimoni imigambi yabo iburizwemo. Imana igira ibintu yica muri iri teraniro, Imana igira ibintu ikangara, nikwicira agasuzuguro, nikwicira amagambo. Munyitabe mutere haleluya. Umva akantu kaneje. Keye mu gitondo abo mu mudugudu, ndafashijwe, reka ndeke ko karenga ntakabaga, ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro. Babajugunya mu itanura ry'umuriro, bahita binjira mu buhanuzi bwo muri Yesaya buvuga ngo nunyura mu muriro ntabwo uzasha, n'ibirimi by'umuriro ntacyo bizagutwara. Ariko mu kantu keza kari kanejeje, ngo basanze harimo umuntu wa kane. Ndashaka kugira ngo mbyirire mugenzi wawe aya makuru. Nubwo bacanye umuriro bonyine, ariko hari undi muntu, umuturanyi arahari. Nubwo hari umuriro ukugenewe, hari uri busangemo. Umva ibintu abayuda barusha abandi, cyangwa se abantu basenga turusha abantu badasenga. Tugira ibyago nk'uko nabo babigira, tukagira amakuba nk'uko nabo bayagira, ariko itandukaniro rurimo, dufite uduhumuriza mu makuba yacu. Tabe ngo amen. Bukeye mu gitondo baravuga bati abayuda ba mbere baratunaniye, turabona badusuzuguye, ariko uriya wicaye ibwami tugomba kumumanura yo byanze bikunze. Ariko hari amakuru batari bafite, ngo ahantu bari batuye bari bafite umuturanyi wa bugufi. Uyu muturanyi wa bugufi ntabwo yajyaga yiyamamaza ngo agaragare, ariko yajyaga babwira ngo bana banjye nzabana namwe. Bakababwira bati turabana umuceri wazamutse. Umuturanyi wa bugufi akababwira ati namwe aho mukura nzagenda mpazamuka, nzagenda nongera. Bakababwira bati turabona mugiye kuva i Kigali, kababwira iti gahunda ni mu murwa. Bakababwira bati turabona isoni zizabakora, akababwira tumva ni muhumure, ntabwo nzabakoza isoni. Munyitabe ngo amen. Turashimira yera ko itazadukoza. Mbabwira akantu keza munanyemereye nkababwira. Misi yashize bageze mu butayu. Bageze mu butayu ngo bagiye mu mibare y'inahanga, basanga amakara kuboneka kugira ngo bacane n'ibibazo. Amakara bagiye mu mibare basanga ntaho kuvoma hari. Ngo Imana iganira na Mose, iramubwira ngo ikibazo cyanyu nakibonye. Nabibonye ko aho kuvoma ari ntaho mufite, nabibonye ko amasafuriya mutayabona, nabibonye ko inkwi zo gucana cyaba ikibazo, nabibonye ko imyenda yo kwambara cyaba ikibazo. Ngewe mbemereye kubabera umuturanyi wa bugufi. Icyitonderwa, nzajya mbitekera mu ijuru kubera ko ndi umuturanyi wa bugufi, mbimanure bihiye. Mu mpamvu zatumye abana banyu batarwara bwaki, hari ibyo Imana yatekeye mu ijuru bimanuka bihiye. Mu mpamvu ufite agasura keza, wambara ukaberwa, Imana yakubereye umuturanyi, iravuga ngo nkurinze igisuzuguriro. Impamvu ubona uhura n'abantu bakakubwira bati se kusigaye warabaye mwiza, amateka yarahindutse ntiwabimenye. Haje mu kuboko k'Uwiteka. Haje mu kuboko kwandi. Ngirira mugenzi wawe ngo ukuboko gukomeze, uku kuboko gukomeze. Iri jambo rivuze ngo uku kuboko gukomeze,
rirasobanuye ngo ahantu kwa muganga bari bakohereje amaboko y'Uwiteka yahagera, ukuboko k'Uwiteka ntigukomeza, ntabwo uraba ukigiye kwa muganga, ahubwo yavuze ngo ntabwo nzabateza indwara nk'izo nateje abanyamahanga. Urumva mu gitondo bamusanze baramubwira bati dukurikije uko tubibona ubu buvumura bugwamo ibihe bibaye bibi. Arababwira ati ngewe mfite amakuru ngo ijwi ry'Imana rihita rimanuka riramubwira ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Ndafashe iri jambo rivuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro rirasobanuye ngo uyu muntu asanzwe ari umunyamubabaro ariko banamunyaze n'ibyo yari afite. Mu yandi magambo umubabaro we bawongeye. Ijambo risobanuye gusuhuza umutima riravuze ngo haraburaho gatoya gapfa, ariko umva ukuntu bavuze. Haravuze ngo nubwo abantu bose bakwitegereje ntihagire ukurengera, nubwo wagize abaturanyi bakakubera babi, nubwo abakoherereza amahembe barahutuye, umva ukuntu ijuru rivuze. Riravuze ngo noneho ndahaguruka. Iri jambo rivuze ngo noneho ndahaguruka rirasobanuye nk'inzira abadayimoni banyuragamo baguhiga, izi nzira Imana irabanza izifunge. Birasobanuye nk'inzira banyuragamo baguteza amahembe, izi nzira Imana irabanza izifunge. Ndafashijwe mu nyitabe ngo amen. Riravuze ngo noneho ndahagurutse. Kabiri riravuze ngo kandi nje gushira mu mahoro. Iri jambo rivuze ngo nje gushira mu mahoro rirasobanuye ngo nubwo hatabaye amatora, ariko amatora yo mu ijuru yemeje kugomba gutabarwa. Nubwo abantu batabyemera, ariko ijuru rirabitegetse. Umva ukuntu yabwiye Yesaya, yavuze ngo uko nabigambiriye niko biza. Kuro baramubwiye bati Kuro, dukurikije imibare y'inaho uko bimeze nuko tubibona, twabibonye ko nta kintu tuzakumarira kugira ngo utagira icyo ugeraho. Tuzagenda ducukura ibyobo imbere yawe, ducukura ibyobo imbere yawe, nta munsi n'umwe uzagira ikintu ugeraho. Ngo bakibivuga bakiri muri iyo nama, ijuru ribarira ryumvise. Ndashaka kukwibutsa ko inama bakoze ijuru ryayumvise. Ngo avugamo ijambo ryiza Yesu, mu nyitabe ngo amen. Imana iramubwira ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize. Iri jambo rivuze ngo ahataringaniye mparinganize rirasobanuye ngo Imana yabirebye isanga babikoze vuba ku buryo umubyeyi wawe atahagera, ariko aho umubyeyi wawe atagera Imana yahagera. Aravuze ngo ahataringaniye mparinganize. Umva ukuntu yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Iri jambo rivuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye rirasobanuye ngo ahantu bari baraducukuriye ibyobo ntabwo tuzakandagira mu byobo bacukuye, tuzakandagira mu birenge bya Yesu. Tuzakandagira mu birenge bya Yesu. Mu bintu ngusabiye muri iri teraniro, Yesu agukandagize mu birenge bye. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ngo baramubwira ngo ariko twabibonye ko nubwo hari uwakugiye imbere, turabizi ko ubutunzi twabukunyaza uzapfura umukene. Ngo Yesu arabyitegereza. Mu nyitabe ngo amen. Ngirira gutya. Mumbwire ngo twandikiye abadayimoni 0. Twandikiye abadayimoni 0. Abadayimoni tubandikiye mu burwayi, abadayimoni bari baguteje tubandikiye 0. Ababateje abana bawe urwangaro tubandikiye 0. Abavuze ko ari ntacyo uzageraho tubandikiye 0. Abavuze ko utazaba i Kigali tubandikiye 0. Abatumye hataboneka ububyutse tubandikiye. Gira ibintu wandikira 0, komeza ubyandikire 0. Gira ibintu wongeraho twandikire ibyandikire 0, n'ubushomeri bwandikire 0, n'amagambo yandikire 0, no guhorwa mu byaha byandikire 0. Abantu babyizeye muhaguruke mutere haleluya. Nta bintu urukumva bikeneye gufata 0 muri iri teraniro. Nta bintu wumvise. Baramubwira bati dukurikije uko tubibona, ubutunzi buhishwe bw'ahantu ho mu mwijima ntabwo uzabugeraho. Yesu ahita abwira Kuro ati nkubereye ubuturanyi wa bugufi, ubutunzi buhishwe bw'ahantu ho mu mwijima ngewe nzabukurayo, nzabuzana. Baramubwira bati Kuro twabibonye ntabwo amaboko yawe yagerayo. Yesu amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo nubwo amaboko yawe atahagera, amaboko yo mu ijuru yahagera. Ndashaka kukwibutsa ko ibintu mwaburanye amaboko yo mu ijuru arabifite. Dawidi baramubwiye ngo Dawidi, dukurikije uko bimeze tugiye kukwica, tukwicire mu ngo Imana irabireba, irabyitegereza. Ravanga igihe cya Dawidi cyo gupfa ntabwo ari uyu
umuturanyi wa bugufi. None rero ubwo tumubereye umuturanyi wa bugufi, hari akadirisha kari mu gikari, hari akadirisha kari mu gikari, ngo Mikali Imana imwungura ubwenge iramubwira ngo fungura iryo dirisha riri mu gikari. Dawidi aba aryanyura amahunga. Ndashaka kubibutsa ijambo ryiza, munyitabe ngo amen. Nubwo umwanzi abategerereje ku marembo, ariko Imana ifungura idirisha ryo mu gikari. Ifungura idirisha ryo mu gikari amarira yawe arangire, ifungura idirisha ryo mu gikari ubone ibyo wambara, ifungura idirisha ryo mu gikari yirukana abarozi, ifungura idirisha ryo mu gikari yirukana amahe perazinima, igufungurira idirisha ryo mu gikari guhiga igikundiro, igufungurira idirisha ryo mu gikari bimenyekane ko ari Imana wakurikiye. Hari abantu bumvise Imana yabafungurira idirisha ryo mu gikari ngo bayihe icyubahiro, bumvise yabafungurira idirisha gusa. Idirisha Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Wari umaze imyaka 38 arwariye ku kidendezi, yari afite bene wabo ariko yarabuze umuturanyi wa bugufi. Ngo umunsi umwe Yesu abyiyumvamo, anyura ku kidendezi amubera umuturanyi wa bugufi. Ahageze amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Aramubwira ngo ntabwo mfite umuntu njugunya mu kidendezi. Aramubwira ngo uruta abantu ari muri riteraniro, uruta ikidendezi ari ahangaha, uruta ibiguhiga ni wuma Elisa elo shaibi ni winema, uruta ibiguhiga ni urahangaha. Amubwira ijambo ryiza. Ndafashijwe mwene Kristo, munyitabe ngo amen. Ngo aramubwira ngo mbese urashaka gukira? Mama we kuri kiriya kidendezi yari yarapfuye ku mwaka wa 36. Yari amaze imyaka 2 yirwaje hariya adafite umuntu umurwaza. Birasobanuye ngo nubwo mu kibazo cyawe udafite umuntu ukubwira ngo pole, ariko humura Yesu agiye kuza. Iyo nzira niyo Yesu agiye kunyuramo, iyo nzira urimo niyo Yesu agiye kunyuramo. Aho ngaho uhagaze niho Yesu agambiriye kunyura. Oya wihava tinda aho hantu, Imana igambiriye kukunyura. Umva mu bintu nshimiye Imana, impamvu tubera umuturanyi wa bugufi. Umunsi Imana yavuganye nawe ko izagutabara, iyo abantu babimenya baba barakureza imbere y'Imana, cyangwa bagashiraho sikariye bakajya kuyitangira. Ariko turashimiriye bari gushiraho sikariye bakajya kuyitangira ntikugeraho, ariko yaje mu buryo bw'ibanga, yaje mu buryo bw'ibanga. Muririmbyi yavuze ngo twebwe dufite ibanga tugendana. Aravuga ngo Yesu umwana w'Imana uba muri twebwe. Urashaka gukira? Namubwira ngo rwose byaranze, nabanjugunya mu kidendezi abandi bantangamo. Yesu aramubwira ngo utaragera mu kidendezi uyu munsi urabona igitangaza. Imana igukorera igitangaza gifite ikinyuranyo. Uko abandi bayibonye, Imana ishireho itandukaniro nawe uyibone bitandukanye n'ibyabo. Hanyuma amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo noneho ndagutegeka. Ariko akimubwira ngo urashaka gukira, kubera kuryamagaramye yari yaragize ikibazo cy'imitsi yo mu mugongo, yari yaracitse imitsi ihuza umugongo n'ubwonko, yari yaracitse. Ngo Yesu akimubwira ngo urashaka gukira, iyi mitsi irongera irasubirana, connection y'ubwonko n'umugongo irongera irakunda. Ndashaka kukubwira ngo nubwo wahuye n'amakuru aguca umugongo, ugahura n'ibibazo biguca umugongo, ariko Yesu aramanutse muri riteraniro kugira ngo yongere ahuze ibintu byari byaranze. Ndafashijwe kandi munyitabe ngo amen. Nubwo wowe n'ubuzima mwari mwaraburanye, ariko Yesu aje gushira iherezo ku gasuzuguro kugira ngo wongere uhure n'ubuzima, ngo yongera guhuza iyi mitsi. Imana yongera iguhuza n'ubuzima, iguhuza n'imibereho, iguhuza n'ibihe byo gusenga, Imana iguhuza n'amakuru yo mu ijuru. Muzamuke munyitabe, haleluya. Yesu aramubwira ngo noneho byuka wikorera uburiri bwawe ugende, kubera kuryamagaramye aya maso ye yari yarangiritse. Mu kwangirika ntabwo yaramburaga amaso ngo turebane, ingohe zabaga zimeze gutya, ameze nk'usinze, yarimo kureba hasi gusa. Ngo Yesu akimubwira ngo byuka wikorera uburiri bwawe ugende, ngo ntiyareba Yesu mu maso, ababonye ibirenge bya Yesu abayinjiye mu buhanuzi. Munyitabe ngo amen. Yayinjiye mu buhanuzi buvuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Ni umwaka umwami agizemo imbabazi, umwaka wo kumenyesha imbohe ko zibohowe, ni umwaka wo kuvura abafite imvune.
iri jambo rivuze ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, reka turizane muri iki gihe cyacu. Mu ndebe tuganire, munyitabe ngo amen. Umaze iminsi wakira amakuru yo gushyingura, wakira amakuru yuko bakwirukanye ku kazi, wakira amakuru yuko abana bawe byanze, wakira amakuru ko muri korari tubaye tubigenje kwa kundi, wakira amakuru ya yandi yose wakiye. Ariko umva ubuhanuzi ukuntu buvuze, buravuze ngo nubwo wakiye amakuru mabi, ariko dore ibirenge byuzanye inkuru. Haravuze ngo dore ibirenge byuzanye inkuru. Aravuga ngo ni umwaka umwami agizemo imbabazi. Aravuga ngo kandi uyu mwaka agomba kumenyesha abantu ko babohowe. Iri jambo rivuze ngo ko babohowe rirasobanuye ngo nubwo wari ufite karande, Imana ifite gahunda yo kugutandukanya na karande uyu mwaka. Nubwo wari ufite ibintu byagukurikiranaga, Imana ifite gahunda yo kugutandukanya n'ibintu byagukurikirana. Hari abantu bari kubikurura ngo tuyihe icyubahiro yera, barimo kubikurura, batayi kubikurura babyihorera. Munyitabe ngo amen, munyitabe ngo amen. Mu bintu bijya binezeza baroko, haleluya. Ndashaka kubibutsa ko ibintu mwatumye mu mujyi mukabibura, bakababwira ko ari nta bihari, uyu munsi hano imbere y'Imana birahari. Ibintu mwatumye mu Bushinwa bakababwira ko ari nta bihari, ahangaha birahari. Ndafashijwe kandi munyitabe ngo amen. Zansimbura ngingo mwari mwarabuze, ahangaha zirahari. Reka turebe icyo Bibiliya yabivuzeho. Bibiliya yavuze ngo saa 9 bageze ku irembo ryitwa ryiza. Murebe ku masaha yanyu ni sangahe. Isaha yo gusenga bageze ku irembo ryitwa ryiza, ngo barahagera basanga umuntu wari uhari yarasabirizaga, barabatumbira agira ngo bari bumuhe, ngo bamubwire ijambo ryiza, baramubwira ngo abantu baguhaye ifeza n'izahabu uragaruka. Tubihuze, umuntu ashobora kuguha ikiro cy'umuceri ariko ntiyabakemuye ikibazo cy'inzara. Umuntu yaguha umwenda ariko ntabwo yabakemuye ikibazo cyo kwambara ubusa. Kandi ndashaka kukwibutsa ko ndamutse mwishuri ideni rya 5 cyangwa iry'icumi ufite, ntabwo byaba bivuze kutazongera gusubiramo ideni. Ariko dukeneye umuturanyi wa bugufi wishura burundu, niwe dukeneye muri iri teraniro. Imana iguhuze n'umuturanyi wa bugufi mu izina rya Yesu. Mu buzima bwawe wongere uhure n'umuturanyi. Ngo baraganira, bagirana ikiganiro. Horera mu kiganza mugenzi wawe, umubwire ngo Imana ikugenderere muganire. Gumana ikiganza cye ariko ngo hanurire. Gumana ikiganza cye ngo hanurire. Mumbarize ngo umaze iminsi uri kuganira nande. Mubwire ngo Imana ikugenderere muganire. Ubwo simvuze neza, mutindana ibyo biganza ariko. Mutindana ibyo biganza. Niba wari warabuze n'umuntu uguha keya, Imana ifite gahunda yo kuza kuguha keya muri iri teraniro. Munyitabe ngo amen. Hanyuma gumana icyo kiganza cye nkubwira akantu keza umubwira. Gumana icyo kiganza cye nkubwira akantu keza umubwira. Mumbwirire ngo Imana ibikore Farawo abirebesha amaso. Mumbwirire ngo nubwo batagufashije gusenga bagufashe gushima. Hari abantu babikuruye bagize ibintu baterekaho ngo tuyihe icyubahiro yera. Iyi Imana yakubereye umuturanyi wa bugufi, abataragufashije gusenga bagomba kugufasha kugira gute? Ntabwo mwumvise ikintu Yesaya yabavuzeho. Yavuze ngo uzagerageza kugutunga urutoki azaba agerageje kurutunga mu mboni y'ijisho. Bakantona mukundiye, ndafashijwe mwene Kristo. Yavuze ngo ahari bazaterana, ariko ntabwo ari ngiye uzabagize gute? Avuga ijambo ryiza. Aravuga ngo n'umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya. Ndafashwe kandi muri iri teraniro nta ntwaro bacuriye kukurwanya.
umva mama, nta ntwaro bacuriye kukurwanya. Umva mukobwa, nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigo. Umva ukuntu ijuru ritangaje, umva ukuntu ijuru ritangaje. Yavuze ngo nzatanga amahanga incungu kubera ubugingo bwawe. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Amanuka kwa Yesaya 26 aravuga ngo ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa. Aravuga ngo abantu biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabashika kunyeganya. Ndafashijwe kandi munyitabe. Haleluya. Baramubwira ngo tuzakurangiza, arababwira ngo mube muretse, arababwira ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti niyo cyatemwa cyakongera gushibuka. Akira gushibuka mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Ndashaka kubaha amakuru. Nubwo Sawuli yakongera abacura amacumu, ntabwo byabuza Dawidi kwicara ku ntebe. Nubwo intebe bavuze kutazayicaraho, ijuru rizayikwicazaho. Nubura amaboko y'abantu, zasigarana amaboko y'Imana. Haguruka utere haleluya. Munyitabe ngo amen. Ndashaka kubibutsa ko uburwayi ufite muri iri teraniro, imbaraga ziririmo zemerewe gutegeka uburwayi ufite muri iri teraniro bugakira. Ntabwo ari ngombwa kuba wizeye. Nushaka ubutizeye, ngewe ndakwizerera, kuko kwirembo ryitwa ryiza ntabwo yari yizeye, ariko uwari uvuganye nawe yari afite kwizera. Ndafashijwe. Munyitabe ngo amen. Ndashaka kubabwira akantu keza. Ejo bundi umugabo witwa Eliya yaragiye ahagarara imbere ya Ahabu. Ndafashijwe kandi munyitabe ngo amen. Ariko iyo umuntu abanye n'Imana neza, Imana ikamubera umuturanyi wa bugufi. Iyo ibintu bikomeye, amazi yabuze, inzara iteye, Imana imwoherereza ikirete. Iri jambo rivuze ku gikirete risobanuye kuba hagati y'amaboko y'Imana. Mu mpamvu ibiguhiga bitazagira icyo bigutwara, n'ukuri hagati y'amaboko y'Imana. Mu mpamvu abakurwanya batazagira icyo bagutwara. Ngo aramanuka ajya Sarefa ikirete. Ageze ikirete ngo Imana imukorera uburinzi, itondekanya abantu uruziga mu birometero 4, imukorera uburinzi. Iramubwira ngo nubwo mu gihugu babifunze bakavuga ngo ntabwo uzarya, ariko ngiye kohereza ibikona. Ndagira ngo nkwibutse ko ibiciro nibizamuka, Imana izasigarana ibikona. Imana iracyafite ibikona bigomba kugaburira bera. Imana iracyafite ibikona byakugeraho ukinjira mu kazi. Nubwo amasoko yakamye n'ahangaha, amasoko yakamye, ariko Imana ikumanure ku masoko y'ikirete. Hari agasoko Imana yasigiye abera. Nubwo ibihe byabaye bibi, ariko hari agasoko ko mwuka wera Imana ikibikiye abera. Nubwo abantu benshi baguye, ariko Imana iracyafite agasoko. Munyitabe ngo amen. Umva ukuntu yavuze ngo kuri ubu njya ngira amahoro yo mu mutima. Aravuga ngo nyahawe na Yesu umukiza wanjye. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo ayo ngayo atemba nk'uruzi, abisi ntabwo baya. Aravuga ngo icyampa ngasanga yahawe nawe. Baramubwira ngo dukurikije uko tubibona uzapfa ejo bundi. Arababwira ngo ubwo umwami Yesu ankunda. Baramubwira ngo kukiriyo ntabwo tuzaza. Arababwira ngo ngewe no mu byago nzaririmba. Ariko Mana ndayikunze, munyitabe haleluya. Baramubwira ngo dukurikije uko tubibona icyumweru ntabwo kirangiza. Ajya mu Bikorinto ba 2 igice cya mbere 10. Arababwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye, iracyakomeje kuturokora, kandi twiringiye kwizakomeza
turokora ahita azamuka 28 mu byakozwe n'intumwa aravuga ngo abantu bamara igihe kirekire bamutegereje bazi ko ari bupfe cyangwa ari bubyimbirwe ngo ariko abantu barahindura baravuga ngo ni Imana nubwo bari bagutegereje ariko Imana ikora ikintu gishya abantu bahindure. Eliya aragenda abwira Habati twumvikane nge nta bintu byinshi mvugane nawe uragenda unzanira abahanuzi ba Bayali unzanira abahanuzi ba Shera barira ku meza amwe na Yezebeli n'Abisirayeli bose ugenda ubazana ndashaka kubabaza buri hagati ya Eliya na Ahabu umwami yari Eliya ngo yabajije abahanuzi ba Bayali arababwira ngo mbese muzageza ryari guhera mu rungabangabo ariko mu bintu Eliya yari yishingikirije nuko yarabizi ko Imana imubereye umuturanyi. Uriza mugenzi wawe ngo wishingikirije iki? Mumbarize ngo iyo urebye uruhande rwawe uhabona Imana cyangwa uhabona ibibazo? Uhabona amadeni cyangwa uhabona Imana? Uhabona intambara cyangwa uhabona Imana? Uhabona uburwayi cyangwa uhabona Imana? Yo mumbwirire ngo Imana itubabarire. Ubwo mvuze nabi nukuri mbabwiye akantu keza. Uziko mu masoko y'Inyarugenge ari nta hantu bacuruza amahoro uretse kwa Yesu. Uze ko mutanyumvise muzarebe mu masoko yose abaho kuri iyi si nta soko na rimwe ricuruza abagabo uretse kwa Yesu. Se murabihakanye hari abantu bamakanyije ngo bibasobanure neza. Muri iri teraniro ntabwo haburamo umuntu waje aje kumushaka kandi nta handi aje kumushakira ni ku isoko. Mumbwirire ngo ibi bintu birakora. Mu minsi yashize hari uwagiye mu masengesho babagiye kuwa gatandatu agiye mu y'ibiri yaramaze kugira 35 ngiye kubabwira babiri sibyo uwa gatatu namwe muzamwishakira. Abonye ibintu bimaze kuba bibi aravuga ati ngewe ntabwo nabyihanganira ntabwo abantu bansuzugurana Imana. Mumbwirire mugenzi wawe ngo abantu ntibagusuzugurana Imana. Mumbwire ngo kandi iracyahari iracyakora. Amaze kuvuga ngo ntabwo abantu bamusuzugurana Imana ndafashijwe kandi munyitabe ngo amen. Afata isakoshi ayuzuzamo igitaka ayujujemo igitaka bajya gusengera Kanyari. Bagezeyo ngo umubyeyi atizana ngo twaza ati oya wantwaje igihe kirekire uyu munsi ntuntwaza uyu munsi ndirwariza. Ngo ubagezeyo barasenga kuwa gatandatu ku cyumweru yihengeka ahantu. Ngirira mugenzi wawe ngo gira umwete wo kwihengeka ahantu. Yihengeka ahantu agezeyo arayihendahenda ati Mana Adamu wamuremye mu butaka kandi ubutaka dore ngubu nabuzanye nawe urebe ukuntu bigenza uhumekeremo umwuka kuko inkunga y'itaka nayizanye. Byari ku cyumweru kuwa kane yarabonetse umubwira ngo mfite gahunda kuko Imana yari muteye inkunga imubereye umuturanyi wa bugufi. Iryo ni irya mbere. Irya kabiri mfite mudamu aracyariho na hano mu mushaka yazaza numuvuga butumwa yarafite mukuru we yaramaze kugira imyaka 49 yarabareze nyine byararangiye. Aramubwira ati none rero murumuna wanjye ndabizi ufite akantu ukunda ariko urabona ko imbaraga zitangiye kumbana nkeya none ndakwinginze mpaka kana tujye kubana mu rugo n'indwara kaje kantabariza. Ubwo ntibyari bikomeye ubwo imibare yo kubaka yari maze kuvamo. Umugore agiye kubiganira umugabo aramubwira ati umwana wanjye ntabwo namutanga. Ako gahinda gakora kuri uwo mubyeyi ajya gusengera mukuru. Mumfatira ikiganza mugenzi wawe mumbwirire ngo Imana ikora ahantu habatera agahinda bitume bakurekura. Ntabwo munyumvise nuko ntashaka kugasobanuraho. Hanyuma aragenda aramusengera. Yagiye kumusengera kuwa kane kuwa gatanu nimugoroba aramuhamagara aramubwira ngo ejo dufite umushitsi. Ejo mfite umushitsi uzaza. Ahageze kuri uwo wa gatanu ku cyumweru yari umuntu mukuru
avuga ikimugenza ntiyaca ku ruhande, aravuga ngo nari naramukunze. Mumbaze ngo byagenze gute? Ngo kuwa kane arimo gusenga yabonye urutare mukuru wazirikiwemo n'umugabo wagombaga kumushaka, bose baruzirikiwemo. Imana imuhereza itoroshi iramubwira ngo ni wowe ufite ububasha bwo gukuraho murumuna wawe mukuru wawe igitutsi. Munyitabe ngo amen. Ahita avuga ijambo. Umwaka wa 50 ukijya kuzura yahise akora ubukwe. Ubu rugo rumazemo imyaka 2. Kuri 52 Imana yahise imukorera ubukwe. Umva akantu keza. Munyitabe ngo amen. Ubu ndabakunze. Babwira kandi kantu kamwe. Basi reka mbabyire kamwe ubundi dusenge nako ndisobanure dusenge. Ejo bundi izuba ryari ririmo kuva nkuko ari hepfo hari ivumbi ryari ryabaye ryinshi. Imana ibyira Aburahamu ngicara munsi y'igiti cy'umwera, arahicara. Imana izana abashitsi batunguranye ariko bari mu mugambi w'Imana. Imana ikohereza abashitsi batunguranye bari mu mugambi wayo. Hanyuma ngo ubakimara kugera hafi yo kwa Aburahamu batangira kwigendesha nk'abantu bihuta, ariko aho bagiye bari bahazi. Ngo ubahageze Aburahamu arababwira ngo nimuze mbacumbikire. Ababwiye ngo nimuze mbacumbikire baramubwira ngo twe ntabwo dufite gahunda yo gucumbika. Arababwira ngo ndabinginze ndabona ivumbi ryabarenze. Ndabibutsa ko bari bambaye rugabire. Ngo ubegera Aburahamu, ngo Aburahamu ajya kubacumbikira. Ngo abagejeje mu rugo ngo aravuga ngo mujye mu gikari mugire uko mubigenza. Bibaye byinshi. Ngo ababwiye ngo bagire uko babigenza, ngo barateka bararya baranywa. Ndafashijwe kandi munyitabe ngo amen. Ngo bamaze kurya no kunywa baravuga ngo nta birori bitagira ijambo. Ndafashijwe kandi impamvu maze igihe kirekire ari nta kazi byari mu myiteguro y'ibirori, ariko nta birori bitagira ijambo. Impamvu maze igihe kirekire byaranze yari imyiteguro y'ibirori, ariko nta birori bitagira iki. Ngo bafata umwanya bafata ijambo baravuga ngo mwagiye mu yirindwi ntibyakunda, ariko kindi gihe nk'iki. Mwagiye mu ya 40 ntibyakunda, ariko kindi gihe nk'iki ngiki muzaba mukikiye umwana w'umuhungu. Ndashaka kukubwira ngo Imana igutumeho intumwa zivuye mu ijuru zihindura amateka, zikuraho ibihe zigashyiraho amatariki, zikuraho ibihe zigashyiraho amatariki y'uburwayi, amatariki y'ubudede. Ariko Mana ndafashijwe kandi hari akantu nari nyikundiye. Munyitabe ngo amen. Munyitabe ngo amen. Umunsi Dawidi yagemuriye bene se, baramubwiye ngo turabizi kugira amagambo menshi kuri uru rugamba n'iki kihakuzanye. Arababwira ngo nta kintu na kimwe mbatwaye. Ngo Goliyati batangiye kwivuga. Ngo atangiye kwivuga ngo abantu bahungira mu myobo, Dawidi asigara ahagaze hejuru. Ndashaka kukwibutsa ko amasengesho wasenze Imana igiye kuza kuyaha agaciro. Ubwo abandi baretse gusenga ukaguma mu masengesho, wowe ntiwinjirane mu myobo yo kutizera nabo. Aya masengesho Imana ije kuyiha iki? Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.